habaho amatora y'uhagarariye umugabane Ibrahim Traoré ndetse na Perezida Paul Kagame bashobora kuba bajya guhatana mu kuyobora umugabane wa Afurika. Gusa nanone hakomeje kwibazwa ngo ari Ibrahim Traoré ndetse na Paul Kagame niwe muyobozi wahiga undi haramutse habaye ko batora umuyobozi uhagarariye umugabane wa Afurika cyangwa imigabane muri rusange. Uyu kandi habaho umuyobozi uhagarariye isi, abanyafurika bashobora kumujya inyuma maze bakamutora. Uyu mugabo ukomeje gutuma abanyafurika basuzugura abazungu cyane, bakabafata nk'aho nta kintu bavuze mu buzima bwabo, ari guhindura ibintu mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo kandi akomeje kugaragaza ko buri kimwe cyose kibaho kuri iyi si nta mpamvu n'imwe yatuma kidahinduka. Nyuma y'imyaka magana abazungu bashaka kwigarurira umugabane wa Afurika ndetse no kuwukoloniza, kuri ubu ngubu ibintu byahinduye isura, ahubwo abanyafurika bagiye gukoloniza abazungu mu buryo budasanzwe. Ese waba wibaza impamvu Ibrahim Traoré ari guhigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibrahim Traoré wabonye ko nta bandi bantu yakoloniza ba hafi cyangwa yabana nabo ba hafi usibye kubana n'Abarusiya. Ibrahim Traoré ari gukorana n'Uburusiya bya hafi. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu biri guhangana n'Uburusiya byiyemeje guhiga Ibrahim Traoré kugira ngo adakomeza gukorana n'Uburusiya. Gusa hakomeje kwibazwa ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo wanga abazungu ku rwego rw'uko avuga ko bakolonije Afurika, ni gute noneho yemeye gukorana n'Abarusiya? Kandi Abarusiya ariyo bawugira ironda bwoko, ironda ruhu ridasanzwe. Ukuri guhari nuko mu myaka iri imbere Afurika mu myaka iri imbere Afurika ishobora kuzisanga iri gukoloniza abazungu nk'uko abazungu bakolonije Afurika. Ibi bizahera hehe? Bizatangira hehe? Ibrahim Traoré ukomeje kwigara umutima w'Uburusiya ndetse akabereka ko bari kumwe, nyamara abangaba batazi ko ari politike yo kujya none Afurika muri rusange ihindukire ikoloniza abazungu ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Uyu mugabo umaze gukundwa n'abaturage benshi ndetse bamwe mu baturage bavuga ko ari we muyobozi ubereye Afurika n'isi yose muri rusange. Uyu mugabo uri gutuma abaturage bazamura amajwi yabo bakavuga ko Afurika igomba kuva mu bukoloni ndetse n'ubucakara bw'abazungu. Uyu mugabo kandi akomeje guhindura ibintu mu buryo budasanzwe. Ushobora kwibaza impamvu ziri gutuma se Ibrahim Traoré aba umuntu udasanzwe. Zimwe mu mpamvu ziri gutuma Ibrahim Traoré aba umuntu udasanzwe nuko Ibrahim Traoré ari umunyapolitike w'umuhanga ukora ibintu byo ku murongo, nta muntu n'umwe yitayeho. Ni umwe mu bagabo bari ku isi bakora ibishoboka byose kugira ngo abaturage babo babeho bishimye. Ubushakashatsi buri kugaragaza ko mu myaka 100 iri imbere Afurika izaba iri gukoloniza ibihugu by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo muri Aziya n'ibindi bihugu bikomeye cyane ku isi. Ibi bizagenda gute? Bizafata iyihe nzira? Bizanyura mu yihe nzira cyangwa bizagenda gute? Iyi yose ni intambara yatangijwe na Ibrahim Traoré ubwo yabwiraga abanyafurika ko bubashywe kandi bakunzwe, ko bagomba kuzamura buri kimwe cyose kugira ngo bazagire ku iterambere ryabo. Ibrahim Traoré washishikarije Afurika muri rusange kutazongera gusuzugurwa n'abazungu ukundi. Nituza kuza mu mateka turasanga umugabane wa Afurika ari umugabane utunze amabuye y'agaciro, mitungo kamere myinshi. Umugambi wa Ibrahim Traoré kugira ngo Afurika izakoloniza abazungu maze bazabe bishyuranye nuko Afurika muri rusange yahagarika kuba yakoye amabuye y'agaciro, imitungo kamere igiye itandukanye mu bihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi ni Amerika, Uburayi, Aziya bizatangira kugira inzara ndetse bitangire no kugira ubukene bukabije. Aha n'ahandi bazaza gusaba amaronko ndetse n'amahahiro ni muri Afurika muri rusange, nibwo ubukoloni buzaba bugarutse. Byinshi abakurambere bifuzaga ni ukuzakoloniza abazungu bitewe n'uko bajyanywe mu bucakara bakababara ndetse bakabaho nabi. Iyi ntego rero igiye kugerwaho ubwo Ibrahim Traoré agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akolonize abazungu mu buryo butagaragara, nyamara uyu nguyu nta wundi mupanga afite. Hakomejwe kwibaza impamvu zitandukanye ziri gutuma Ibrahim Traoré ashishikariza Afurika muri rusange kuba yakoresha imitungo kamere mu nyungu zabo, bakirinda gutegereza imfashanyo ziturutse mu mahanga n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Iyi mpamvu nta yindi ni ukugira ngo mu myaka iri imbere Afurika izisanga iri gukoloniza ibihugu by'Uburayi, Amerika ndetse na Aziya. Ibi kandi byagaragaye mu magambo y'ejo ubwo wari umuhagarariye yavuze amagambo akomeye cyane yateye abazungu ubwoba, bityo bagatangira no kugira ubwoba bw'uko koko gukolonizwa ahubwo ari mu mwaka uzaza. Uyu mugabo yatangiye agira ati:
Bavandimwe bagenzi banjye mwaramutseho. Bagenzi banjye, kuri ubu turi mu gihugu cyangwa urupfu. Bagenzi banjye, ndi hano muri iki kiganiro nashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Uwo nta wundi ni Perezida Ibrahim Traoré. Yashyizeho kugira ngo mbageze ubutumwa buri mu ngingo 3 zonyine. Icya mbere ni uguhereza ubutumwa bwo guha agaciro no guha agaciro mwebwe abanyafurika muri rusange, cyane cyane abanyaburkina Faso. Kuri uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025, ndamye nashidikanya ko ari umunsi uzahora wibukwa mu mateka y'isi bitewe n'amagambo ngiye kuvugira hano, kandi aya magambo byange bikunde azashyirwa mu bikorwa. Ndagira ngo mbaze mbwira abaturage bahagaze hano Burkina Faso, Bombudolasa no mu tundi duce tugiye dutandukanye, ndetse ntanibagiwe n'abandi baturage ba Afurika muri rusange, abari mu mahanga, abari ku yindi migabane. Ndagira ngo mbabwire ko mugomba guhagurukira kuvuga oya kubera ikandamizwa ry'abazungu rimaze kurenga, noneho rikanarengera. Muhagurukire kuvuga oya ku kubura ubutabera, ndetse muvuga yego ku bwisanzure. Bagenzi banjye rero, ubutumwa bwa kabiri ni ubuhamagarira kuba maso no kugira umuhati, kuko nk'uko mubizi intwari ya Afurika Captain Thomas Sankara yabivuze. Yaragize ati, umunyeshuri mubi wese nukoresha uburyo bumwe ari kwiga. Ni ukuvuga ko umuntu wese ukoresha uburyo bumwe ari kwiga udashobora kuba yahindura uburyo bwo kubaho, uwo ngo aba ari umunyeshuri mubi. Uyu mugabo mu gihugu cya Burkina Faso yarakomeje aragira ati, umuyobozi wacu yavuze ko, ubwo ni Captain Ibrahim Traoré, yavuze kuva ku gihe cy'ubucakara kugeza n'uyu munsi ubukoloni buracyabaho, ndetse ntibwigeze buhinduka ngo wenda bakolonize mu buryo bwiza, ahubwo baracyakoloniza muri bwa buryo busanzwe. Yakomeje aragira ati, kuko mu gihe cy'ubucakara, igihe ba sogokuruza na ba sogokuru bazirikwaga mu mato bari kujya gukoreshwa imirimo y'agahato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, ntago abazungu bigeze babagirira impuhwe. Ubwo bagezwaga mu migabane y'Uburayi ndetse na Amerika, babahaye amazu aho basangiraga n'imbwa zabo. Ibyo byonyine byatumaga abacakara bafatwa nk'abo atari abantu basanzwe. Gusa ibi ngibi ntibizakunda ko bizongera kubaho, kuko abanyafurika tugomba guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu. Nta muzungu cyangwa undi muntu uzaturuka mu wundi mugabane uzongera kuza gukoloniza Afurika. Bizagenda gute rero, kandi bizaterwa n'iki? Muri iki gihe dufite umuyobozi mwiza ndetse ukiri mutoya, witeguye gukora buri kimwe cyose, witeguye kurwanira ubwigenge kugira ngo Afurika isubire nk'uko yari imeze mbere abakoloni batarayizamo. Uyu mugabo rero wahawe ijambo na Thomas Sankara yakomeje aravuga ati, bagenzi banjye, kurusha mbere hose tugomba guhaguruka. O Captain Thomas Sankara yaravuze ati, baba iyo abaturage bahagurutse abakoloni babo barikanga. Yarakomeje aragira ati, ibiri kuba kuri itariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025 biri gutuma abakoloni bakomeza kwikanga, bakibaza koko niba ari Afurika bari bazi cyangwa yabahindukanye. Gusa none ndagira mbabwire ko nidukomeze muri uyu murya ibintu byose bizagenda neza. Ari abatarasinzira, ariko inzozi zabo mbi zimaze igihe, kuko turi maso twiteguye kugera ku nsinzi ya nyuma. Bagenzi banjye, mukomeze gusobanukirwa n'ibiri kuba, kuko hashize iminsi mike umuntu umwe w'umwirabura ukomoka mu banyafurika yiyemereye kubeshya, kuyobya ibitekerezo rusange, ashaka guhagarika Captain Ibrahim Traoré mu bikorwa bye byo kugarura amahoro muri Afurika, ndetse no gupfobya ubukoloni muri Afurika muri rusange. Ni nabyo byabaye mu mwaka w'1987, nyamara abazungu ntibazigera batsinda n'umunsi n'umwe. Bagenzi banjye, ndacyari hano kugira ngo mbabwire amagambo Captain Ibrahim Traoré yantumye ngo mbabwire. Captain Ibrahim Traoré yambwiye ngo mbabwire ko ukwihangana, ubutwari bwe ntacyo bwahindutseho. Ubwo rero bigaragare ko yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo dutsinde, ndetse na Afurika muri rusange tuyiheshe ishema. Izi nzira zose z'ibihuha, izi nzira zose zo guharabika ntacyo zizamutwara ku mutima, kuko uyu nguyu yiteguye kuzamura Afurika no gutsinda abazungu mu buryo budasanzwe. Uhera hehe umbwira ko Captain Ibrahim Traoré umwe mu mugambi ukomeye ko ari uko Afurika mu myaka iri imbere ishobora kuzakoloniza abazungu? Uyu mugabo udasanzwe yaje muri Afurika nk'igisubizo cya Afurika, gusa abanyafurika bamwe bakomeje kumugambanira. Ibrahim Traoré urajwe inshinga no kubona abanyafurika bishimye, cyane cyane abaturage ba Burkina Faso. Amwe mu mabanga ye yihariye anatuma abanyafurika muri rusange bamukunda nuko Captain Ibrahim Traoré atagishaka agasuzuguro k'abazungu, ahubwo yiteguye ko Afurika noneho ari igiye gusuzugura abazungu kubera impamvu zigiye zitandukanye. Bira bihugu by'abazungu nubwo bavuga ko bakize, nyamara bariya ni abakene mu mutungo kamere bakoresha cyane cyane nk'amabuye y'agaciro ya zahabu
hafi ya yose ava muri Afurika. Ibaza ikibazo gitoya, inganda ziba mwabira bihugu by'Uburayi umunsi zizabura amabuye y'agaciro aturuka mu mugabane wa Afurika zizaba hote. Niyo mpamvu rero ubukoroni naho ngo buzahera. Abanyafurika bataramenya ubwenge, abazungu babazaniraga imyenda maze bagahabwa amabuye y'agaciro bagateranyaho no kubahiriza abacakara. Ariko kuri ubu Abanyafurika nibazamuka bakamenya ubwenge, nta muzungu uzongera kubasuzugura ndetse bazabaho nk'Abanyafurika muri rusange, apana kubaho nk'Abanyafurika bari mu kuboko kw'abazungu. Ngiyi impamvu ikomeye iri gutuma Captain Ibrahim Traoré yumva ko nta bufasha na buke Abanyafurika dukwiye gukenera ku bazungu. Nuko Ibrahim Traoré yizeye neza ko ibingibi nibikunda n'ubundi abazungu bazadukenera baze no kudusabirizaho, kandi nibaza tuzabakoloniza tubyitayeho. Captain Ibrahim Traoré, umuperezida ukiri mutoya cyane, afite ubwenge budasanzwe ku buryo yumva ko nta bundi buryo bwiza bwo kwishyuramo abazungu usibye nabo kubakoloniza nk'uko bakolonije Afurika ndetse bakayikoloniza imyaka myinshi. Ese ibintu urumva atari byo? Niba ari byo, nyandika igitekerezo cyo muri comment section kugira ngo tujye tubana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nshimire buri umwe wese ahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, mubwira ati uri umuntu w'akamaro mu buzima bwanjye kandi turagukunda cyane. Ibihe byiza aho waba uri hose hatandukanye ku isi, reka turwanire uburenganzira bwacu kugira ngo Afurika tuzayisigare nziza uruta uko twebwe twayisanze. Stay safe, be blessed, we love you so much. Abantu rero mwifuza kujoininga WhatsApp group yacu, tuzaza kuyipininga comment ya mbere, uraza gukanda kuri link and then winjiremo ububaye umunyamuryango wa group ya WhatsApp yacu. Stay safe, be blessed, we love you.